ijambo ry'umunsi. Kubaha Imana iyo tuvuze yego igice cya kabiri. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Matayo igice cya 16 uhereye ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Ubwo Petero yavugaga yego yemerera Yesu kujya mu bwato bwe, ubuzima bwe kuva kariya kanya bwahise buhinduka ukundi. Kubaha Imana nta na rimwe bishobora kutubera igihombo. Imana yahaye umugisha Petero maze yuzuza inshundura z'amafi ndetse aba n'umwe mu barokoye abantu. Imana izakora ibisa n'ibingibi ku butunzi bwacu, ku rukundo rwacu ndetse no mu zindi nguni zose z'ubuzima bwacu kandi zikeneye guhinduka. Imana ibikora mu buryo bwayo bitewe n'intego ibifite kuri buri muntu hano ku isi. Kuko byagendekeye Petero, reka natwe twige kubaha Imana kuko rwose irifuza ibyiza gusa mu buzima bwacu. Kubaha Imana biha ubushobozi buhambaye bwo kwiyerekana ndetse no gutura mu buzima bwacu. Petero yabibera umuhamya kuko ubwo habaga igitangaza akaroba amafi menshi cyane bihereye gusa ku ijambo yaravuze ngo yego, ni ibintu byamuhinduriye ubuzima. Hari igihe ari kwitegereza ibintu byose akeneye gukora ubundi akavuga ati oya, mfite byinshi byo gukora rwose, Yesu ndeka. Cyangwa se nanone yari kuvuga ati sindi umutwazi, ngewe ndi umurobyi. Nyamara ariko we yaremeye ubundi abona imbaraga z'Imana mu bikorwa bye byakurikiye. Yiboneye n'amaso ye uburyo Yesu yahinduye ubuzima bwe cyane. Kubaha Imana buri gihe birangira tubashije gusobanukirwa icyo Imana ishaka ndetse natwe ubwacu tukisobanukirwa. Kubona igitangaza ubwo inshundura ye yuzuraga amafi kandi yari yabuze byatumye Petero abasha gusobanukirwa neza uwo Yesu ari we, ndetse n'ubwo yari umunyabyaha yabashije kumenya ko uyu nguyu waje ari Kristo. Ni ikihe kintu Imana iri kugusaba mu buzima bwawe uyu munsi? Vuga yego kandi nurangiza ukurikiza ibyo iri kugusaba, ubundi urebe uburyo ibintu byawe byose bisubizwa mu bubasha ndetse n'ubushobozi buhambaye bw'Imana. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.